niyo mpamvu uwitwa Idirisa wa Darawago yaje mu Rwanda agahura na Vestine. Yego. Icyo shitani yashakaga ni ikiri muri Vestine. Ntabwo ari indi neza, ntabwo ari amahirwe Vestine yagize. Niyo mpamvu Theo bose babireba yarongoye abakobwa akabyarana nabo yaririmbishaga. Shitani yahigaga ikimurimo. Ntabwo ari ingeso Theo afite. Ntabwo ari ingeso afite. No kageso k'uburaya nta abantu rero bo bafanye bose babireba. Ariko ntibafana ikimurimo. Kuko ikimurimo nicyo gifite abantu. Niyo mpamvu abantu baraturinda. Bakarinda umuntu kwicwa n'inzara, umuhanuzi wacu bakamuha ibiryo, bakamuha imyenda, bakamugaburira, ariko ntibarinde ikimurimo. Erega mbere yuko baba apotere, mbere yuko baba baririmbye bakomeye, mbere yuko baba bahanuzi, mbere yuko bavamo aba bastari, bagira ayo mazina akomeye, ariko ni abantu. Nimba baririmba tugafashwa, nimba babwiriza tugafashwa, nimba bahanura tugafashwa, nimba Imana yarabahaye izo mpano zose, ariko ntitwirengagize ko ari iki, ari abantu. Rero hari igihe abanyarwanda tugira ingeso mwe, tureberera abantu mu shusho bari kutwereka ubu ngubu y'ubustari n'iki, ariko tukirengagiza ko mbere yuko baba abastari hari n'abantu kimwe nkatwe, nabo bagira za karande, nabo bagira izo kamere, byose barabigira. Rero iyo tubona ayo mashusho tubaha cyangwa se tubafata ngo nuko ari icyitegererezo, ari abaririmbye, urabona nk'aba ba Israel Mbonyi, urabona abo ba pastoro, urabona apotre Gitwaza, urabona apotre Minyoni, bose mbere yuko baba apotre bose bari iki, bari abantu. N'ubu baracyari abantu. Umuntu rero ni umuntu ufite inyama n'amaraso. Wowe uko umeze ntawe utandukaniye nawe, uko wacumura, uko wagira gute, nawe yabikora. N'abantu ibigeragezo duhura nabyo nabo bahura nabyo. Rero ntimukomeze kubarebera muri ishusho, ni ukuvuga ngo uyu nguyu Israel Mbonyi ibyamuvugwaho byose ni umusore, n'ibyo koko agomba guhura n'ibigusha, abakobwa bamukunda kuko babona ko ari umusore mwiza, ari umusore w'umustari, ibitero byo agomba kubigabwaho. Ibitero byo agomba kubigabwaho. Aba ba Beni, uyu mwana w'umuhanuzi, uyu mwana uzi ubwenge, ni umwana ukiri muto, ashobora guhura nawe n'ibyo abandi bana bahura nabyo. Imyaka y'abadoresa turayizi. Rero amacumu ashobora kumwataka ntahatandukaniye natwe. Twese ni imyaka tuba twaranyuzemo. Rero ntitugakangwe n'ibintu aba bose banyuramo. Ariko ibyo kuvuga ngo, ubwo ndi kubivuga mbishingiye kuri wa mugabo numvishe ubavugaho, avuga yuko Vestina Satani yakoresheje wenda Idirisa wa Darawago akaza akarongora Vestina, bikagenda uko nguko, bikaba ariyo ntandaro yatumye Vestina atandukana na Murindahabi. Vestina na Dorcas wenda batakiririmba, wenda bamaze gutandukana nawe. Ati Satani ashobora kubinyuza mu buryo bwinshi. Wenge niko nabyumvishe na musesenguze bwanjye. Ariko nge nabibabwiye nti mbere yuko baba abastari, n'ubu bakiri abastari, ni abantu. Hari abantu rero tugira ingeso imwe, reka mbabwire, tugira ingeso imwe yo kurebera abantu mu shusho barimo aka kanya, tukabona ibyo bakora ngo ni abahanuzi, ni abaririmbyi, koko ni abapotere, ariko tukumva ko ari nk'abantu bagira ku Mana direct. Tukumva ko ari nk'abantu bafite ishusho y'Imana, badashobora kuba bakosa, badashobora kuba bagwa mu bicumuro nk'uko n'abandi babigwamo. Ariko turibeshya cyane. Apotre Gitwaza, apotre Minyoni, urababona ba Julienne Kabanda, urababona uyu mushumba mukuru w'itorero rya DPR Izayi, bose abo ngabo hari abantu bababona ariko bakabona mu ishusho y'iki, ari nk'abantu bagira ku Mana direct, bakumva ko ari nk'abantu bashobora gutuma ku Mana mu buryo bworoshye. Bakumva ko ari nk'abantu bashobora gutuma ku Mana mu buryo bworoshye, mu buryo bashobora kumva yuko nyine ari abantu
bagira ku Mana byoroshye cyane. Mbese urabibona uko umuntu yajya gusaba ikintu umuntu, hari ahantu twebwe tuba wenda utagera, ariko hakaba hari n'abandi bantu bahagera. Nabo ngabo rero abantu babafata gutyo uko nguko, bakumva ko ku Mana ari nk'abantu bagenda bakomanga binjira, ari abana mu rugo. Ibyo rero ni ukwibeshya cyane. Twese turi abantu, ntitugakomeze kuvuga ngo aba bantu nibyo kuko baradushumbye, baratwigisha, mbese muri rusange baradufasha pe, ariko nabo ni abantu kuko bafite inyama n'iki n'amaraso. Ibigeragezo duhura nabyo nabo bahura nabyo. Aba ba Israel mbonyi, abaririmbyi, aba baririmbyi bose, uyu Theo bose babireba, nawe nabonye urugero rw'iwe babashije kurutanga ngo kuba Satani yaramukoresheje wenda agasambanya ngo abakobwa baririmbanaga iki akababyaza abana. Reka mbabwire, ni abantu ibigeragezo ushobora kubibaho ukaba wakwiyumvisha ko nabo batabagiraho, nabo byabagiraho kuko nabo bafite karande, bafite kamere. Hari igihe karande ishobora kugira gute, ushobora gucikwa n'abantu. Niyo mpamvu nateguye iki kiganiro kugira ngo tubiganire n'abantu, kuko ntabwo twakirengagiza neza yuko badufasha mu buzima bwa buri munsi. Dushobora gusenga, ariko narababwiye ati dusenga ariko dushishoza. Icya mbere twakirinda ni abantu bashobora kudushuka mu bintu bishobora kutujyana mu bintu bibi, mu bintu bishobora kuba byatuyobya, ariko ntitwirengagize yuko nabo ari iki, ari abantu bahura n'ibigeragezo, bahura na challenge zigiye zitandukanye nk'uko natwe tuhura nazo. Two kuguma twumva yuko ko ari abantu bagize bati badasanzwe. Hari ukuntu njya mbona abantu muri iki gihe tubayeho, tumeze nk'aho turi nko kuraguza, tumeze nk'aho turi gucuraguza, ukajya gusenga uvuga ngo ugiye kujya kubwira pasitoro agusenyera agire gute, ariko wowe ukaba umeze nk'aho umutumye ku Mana, ukaba uzi ngo ni nk'umuntu ushobora kuba yagera ku Mana mu buryo bugize bute bworoshye. Ntabwo rero ibyo bintu ari byo. Nawe ushobora gusenga mu buryo bwawe, wenda ukamubwira nawe akagufasha, ariko nawe ugashiraho akawe, ukiha amasaha ukegera Imana ugasenga mu buryo bwawe, ariko utagiye kugira gute, utagiye kumva yuko hari umuntu uzajya kubwira ngo akakugerera ku Mana mu buryo bugize bute bworoshye. Ayo ni amazina akomeye wenda y'abantu bazwi, bitewe nuko tubabona ku mbuga, tukababona bafite amatorero akomeye, ari abaririmbyi bakomeye bafite platform nini cyane bakoreraho imbuga nkoranyambaga zaho, bapostinga ibihangano byabo, tukabona abantu badasanzwe, ariko tukirengagiza ko ari iki, ari abantu. Hari n'igihe ushobora no gusanga ko ari n'akazi barimo, ntose nta kazi ushobora gukora ariko ukaba utakishimiye, ariko ukaba ari akazi uzi ko kagutunze. Nabyo byashoboka, urwo ni urugero. Nabwo byashoboka rero, hari ibihe tubamo ariko tukagira dute, tukumvisha yuko tukiyumvisha ko hari abantu bageze iyo bajya ku Mana. Ibyo ntibishoboka uko buri munsi, uko bukeye, uko isaha itambuka, uko iminota itambuka, ntawe uzi isaha, ntawe uzi n'igihe. Rero ntawe uragerayo, twese tuba tukiri bamwe, ahubwo wenda dushobora gutandukanira mu buryo bwa discipline, uburyo tubamo n'uburyo tubasha kwikontorora mu buryo bwacu, tubasha kurinda izo karande zacu, izo kamere zacu tukazirinda. Ariko nta muntu utagira karande, nta muntu utagira karande, ntibazababeshye. Rero iyo nkabona abantu bamwe babifata muri ubwo buryo bwo gushaka kumva yuko hari abantu bagezeyo, ibyo ni ukwibeshya cyane. Israel mbonye yawe yacumura, kuko cyane we ashobora no guhura n'ibirenze ibyawe wowe, kubera ko we ni umusitari, ahura n'ibyarenze ibyawe. Abakobwa bashobora kumwaprocinga ni benshi, bashobora kumwandikira ni benshi, bamwifuza, bifuza kuba banamugusha, ariko bikabaho gutyo muri ubwo buryo. Rero bisaba kugira ngo tubibemo, ariko tugize dute, dushishoza, twumva yuko ntaki ari nk'abantu kimwe nkatwe. Ibyo rero byanteye kubyibazaho no kubikoraho ikiganiro, bitewe nuko nagiye numva abantu benshi cyane babivuga, babyibazaho. Ariko mu by'ukuri ikintu kimwe navuga nuko twese tugomba kwirebaho mbere yuko ureba abandi. Kura umugogo mu ijisho ryawe, wumve ko uri iki, uri umuntu, wumve ko uri umuntu kimwe nk'abandi. Two kumva yuko tubabona kuriye, tukumva ko ari abantu bagize bati badasanzwe. Aho rero niho bipfira, usanga abantu bagendera ku marangamutima, bakumva yuko ari abantu bagize bate badasanzwe, ni abadasanzwe ariko banahura n'ibirenze ibyawe. Reba ibyawe, ureke kureba iby'abandi.
reba ibyawe mbere y'uko ureba ibyabo, reba ibyawe wowe, uhangayikishwe n'ibyabo. Ushobora no gusanga ibyabo ari byo birenze ibyabo. Ni ubuzima rero bwa buri munsi tubamo kandi tukahangana nabwo. Ibyo byo kuvuga ngo murarebera ku bandi ngo oya, nta murokore nyawe ukwiriye kuba gutyo uko, ukwiriye gushishoza uko. Iyi ni Ihumure TV rero, byaba byiza ko subscribe tukajya tubana gatanu ko kandi.